ubuzi ko umugabo ari umusaraba, ubuzi ko umugore ari umusaraba, abana ari umusaraba, ubuzi ko abana ari umusaraba, ubuzi ko akazi ari umusaraba. Kuko kwizera kwacu bitugira bizerwa mu maso y'Imana. Iyo wizerwa ikubitsa isezerano, iyo wizerwa ikubitsa impano, iyo wizerwa. Hari abantu rero bageragezwa nuko bahisemo bakabyitirira Imana, bakabyitirira na Satani, ari amahitamo yabo, sibyo? Rero Imana icugushije ibyaha wakoze ntibyangana n'imbabazi. Imbabazi z'Imana zirenga ijuru, zisumba ukwezi, zisumba izuba. Birashoboka ko hari umugambi wari waravuyemo, birashoboka ko hari ibyiza watakaje, birashoboka ko hari inzira warenze ukagendera ahandi. Ariko reka nkubwire ngo Imana yashakiye Adamu na Eva umwambaro nyuma yo gucumurira muri Edeni. Ijwi ry'Umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Amen. Nimugire amahoro ya Christo Yesu. Amen. Tuneshejwe n'Imana kubana namwe mu biganiro bitambuka ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ku Ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe. Imbere yacu murahabona mwene data, bamwe ashobora kutabera umushyitsi, ariko kandi ushobora kugera ku Ijwi ry'Umukanguzi ari ubwa mbere ukibaza ngo ninde. Turaza kumuhereza akanya atwakire uyu mwene data uje ku Ijwi ry'Umukanguzi ari ubwa mbere. Hanyuma kuri kamera turi kumwe na Jeune Kwizera. Tubahaye ikaze. Imana ishimwe. Ndetse nawe tuguhaye ikaze. Marcel nawe tumuhaye ikaze. Amazina yanjye ni Anicet. Anicet abantu bambonye ari ubwa mbere hano ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ni icyanzu Imana yaduciriye cyo kugira ngo tujye tunyuza abantu ikambere tubabwire iby'ubwiru bwo mu byanditswe byera. Icyanzu abantu banyura mu cyanzu barabizi ko abari abagenzi bo muri urwo rugo. Yego. Ni naho bita ikambere, burya mu gikaro habonera ibyo utabonye ahandi. Rero hano ni icyanzu Imana yaduhaye, dushimiye Imana kubw'uwo muhamagaro. Rero abantu bahageze ari ubwa mbere twabasaba mugakora subscribe kugira ngo tujye tuganira mwumve ijambo ry'Imana, kuko nibyo biganiro bibera hano. Ni ijambo rya Kristo, uko abera babaga bicaye bari hamwe, bigishwa basangira ibyanditswe byera, basangira ibyo kurya, basangira amasezerano, niko natwe turi. Yego. Imana ibaha umugisha. Amen. Reka dusabe bene data turi kumwe muri iki kiganiro mutegura imitima. Iyo murimo mwumva ibiganiro ku Ijwi ry'Umukanguzi twarababwiye n'ubundi niho Imana inyura n'ubundi ashaka kuvugana natwe. Reka tuvuge ngo aho uri niba ubona hari ikintu cyatuma umera nkaho uhuze, reka tugusabe ugishyire ku ruhande niba ufite umwanya, dutegure imitima, hanyuma umukozi w'Imana dusengere. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yo kwizerwa binyuze mu budasa bwawe. Niwe Mana yihariye, hirya yawe nta yindi Mana, kandi mu isi ntawe twagereranya nawe. Nta shusho y'ibyabayeho n'ibiriho dushobora gukuramo ubushobozi bw'Imana twiringiye. Uri Imana itaboneka yigaragarije muri Christo Yesu. Imbabazi zawe zitangira mu rupfu, uzihamirisha amaraso ya Kristo kugira ngo avire abanyabyaha bahinduka abakiranutsi. Izina ryawe nirishimwe. Uyu ni umwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Warabidusezeranyije, urabisohoje. Reka rero ibyo usohoje byubaka imitima ya bene data muri Kristo. Amen. Duhera umugisha kuri uyu muntu urwaye akire. Duhera umugisha ku muntu ubabaye yishime, kugira ngo buri muntu wese abone umunezero uturuka mu gakiza kawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Tutarakomeza ariko n'ubundi niyo nzira no turi kugana. Umuntu w'Imana byashoboka ko Imana yamugerageza. Mbonye ntago mbyita kumugerageza nubwo ariko bigaragara. Nabyita kumwigisha. Kuko mu ishuri habamo exercice, umwitozo. Hakabamo na exam, igerageza. Ntabwo ari urwango rwa mwarimu. Yego. Nta nubwo mwarimu aguha isomo kugira ngo rigutsinde, ahubwo aba ari gupima ikigero cy'ubwenge bwawe. None igitangaje, burya mwarimu azi abana batsinda n'abatsindwa, ariko abaha ibizami bose kugira ngo bemere ingano y'ubwenge bwabo biturutse mu bisubizo batanze baha mwarimu. Rero natwe natwe mu buzima bw'umwuka, mu buzima bwo kwizera niko bigenda. Tugira icyo nakita ishuri rivamo igeragezwa. Ntabwo igeragezwa rero ari ibigeragezo byo kugira ngo dutsinde isomo ry'Imana cyangwa dutsindwe nabyo. Imana ibitwereka urugero turiho, ikoresheje igihe. Ikoresheje igihe, ikoresheje inshuti, ikoresheje abavandimwe, ikoresheje umugore, ikoresheje umugabo na boss, ikoresheje boss, ikoresheje umushahara,
ikoresheje yego ntabwo rero nabifata nko kugeragezwa kugira ngo dutsindwe na bya bigeragezo kuko Imana irabizi ko nta wayitsinda yego ahubwo twebwe bitwereka urugero turiho si ikigerageza Imana iduhaye ahubwo Imana iduhaye umwitozo kugira ngo tuzakore examen hanyuma turebe uburyo duhagaze mu masomo twahawe Imana iguhereze umugisha amen mu biganiro bitaha twakoze ku kiganiro kivuga ku isezerano ikiganiro cy'ubwashize ku kiganiro cy'ubwashize hari abantu benshi basi ko nyine isezerano umuntu yahawe n'Imana rimugerageza ariko siko mwadusobanuriye mwatubwiye ko si isezerano ritugerageza ahubwo Satani niwe utugerageza kugira ngo tuve muri byasezeranijwe Imana ishimwe uzaganira n'umuntu w'umukobwa yari umukobwa ariko yarahawe isezerano ko Imana izamuhereza urugo hanyuma iyo amaze kugera mu rugo nyuma mushobora kuganira ugize umugisha wo kongera kuganira nawe akakubwira ko urugo Imana yamuhaye atari urugo koko ahubwo ari ikigerageza Imana yamuhaye ikintu Imana yaguhaye cyahinduka kikaba ikigeragezo ariyo urugo rwo n'indi shusho uribuka ko ubwashize twabigereranyije n'ijisho twongera kubigereranya n'ubundi buryo ntabwo tugiye kugarura ibyashize ariko mu kiganiro cya mbere hari abantu batazakibona cyangwa se n'abakibonye ariko wenda turasaba jene kwizera iki ngiki turiho nta cyaporodinga munsi yacyo muri komenti azashyiremo linki y'ikiganiro cyabanje kugira ngo umuntu wumvishe tuvuze ngo mu kiganiro cya mbere ntazatubaze ngo kirihe azarebe munsi cyangwa muri komenti ahita abona linki arebe ikiganiro cyabanje twabonye ko Satani akurwanya agukubitisha imbaraga zingana n'iz'ibihe byawe bizaza yego kugira ngo nsubize ntavunanye iki kintu ngo icy'Imana iguha yakiguha ari uko kugerageza icyo nari ntangiyeho urugero rw'ikiganiro cya mbere cyashize ubundi umuntu w'Imana afite aho Imana ivugiye yego akagira n'aho izasohoreza ikivuze hagati harimo umwanya twawugereranyije n'igihe Hana azihanganira akineneko n'akiryo ka Penina yego tubigereranya n'igihe Sara azihanganira akiryo n'akineneko ka Hagari kuko nubwo Hagari ari mama Ishimayeli Sara nawe azaba mama Sara azaba mama Isaka azaba mama Isaka noneho icyo nshaka kubabwira ni iki ndababwira nti hagataha tuba dufite task tuba dufite examen ariyo mwita ikigeragezo yego yo kwakira hoya yego nategereza by'Imana iyo uri muri tegereza rero ubuzi ko Imana yagushutse ubuzi ko yaguhannye ubuzi ko yakugerageje ubuzi ko umugabo ari umusaraba ubuzi ko umugore ari umusaraba abana ari umusaraba ubuzi ko abana ari umusaraba ubuzi ko akazi ari umusaraba kuko uri muri tegereza yego umuntu ugiye gutega indege ari ubwa mbere yageze muri waiting room aba afite amatsiko yo kureba muri salo y'intebe yego uburyo hameze muri salo mu ntebe y'indege yego ndayigendamo biragenda bite iyi ndege ifashe ikirere iba itangiye gucogoza urugendo wari ufite kandi igihe wari wicaye muri waiting room ntiwatangiye urugendo ariko witwa umugenzi ariko ukigera mu ndege utangiye gutangira urugendo kandi wicaye uri kugenda ugize gute nicaye niko n'isezerano rimera isezerano bisaba kuryakira gusa nta kindi ukora umeze nk'umugenzi uri kwigendera umeze nk'umugenzi ugenda kuko umuririmbyi yarabivuze na Zaburi yarabyanditse ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga none se urumva ari icyo umuntu yaraye akora nta bantu yatumiye bavuza impundu nta birori yapanze bituma bavuza impundu we yaraye arira gusa ariko bukeye mu gitondo impundu ziravuze bivuze ko igihe cyamufashije kujyana umubabaro kimwegereza isezerano kimwegereza impundu ni ukuvuga ngo rero n'umuntu uri kutwumva iri jambo rishorerwe n'umwuka w'Imana rigera harutaho ijwi riri kugera amen rigere mu ndiba y'umutima
muri ka gahinda n'umubabaro w'imbere iri jambo rigeremo. yego Niba koko ari Imana yavuze marise akaba ari Imana yavuze, yabwiye Yeremiya yaramubwiye ngo itegereze ubonye iki, aravuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi, irongera iramubwira iti itegereze ubonye iki, ni urugara rw'inkoni rikubira yerekeye i Yerusalemu, iramubwira ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye ibihe igihumbi kugeza risohoye. amen Niba ari Imana yavuze izabisohoza. Imana ishimwe. Wowe icyo ngusabye ni kimwe, muri tegereza ihangana. amen Habamo inzira eshatu: gusenga, kwihangana no kwizera icyo Imana yavuze, nabyo ntibyazamo, no kwizera icyo Imana yavuze mu isezerano. Tegereza wihangane. Umuntu utegereje yitandukanya n'ikibi cyose. yego Umuntu wihanganye yirinda guhakana Imana. yego Wirinda ubuhakanamana, ukumva naho Imana utari kuyibona, ukumva ihari, yego kuko hari igihe amaso yawe atareba, nyamara hari ibiboneka. Aba ariko dukomeza kwizera. yego Yego. njyewe sinzi niba navuga ngo ninjye gusa, ariko nagiye nganira na bene data. Hari igihe ugera hari igihe ubamo ukamera nk'aho ugeragejwe, ariko ukageragezwa wibuka icyo Imana yagusezeranyije. Urugero, Imana yasezeranyije kurya, Yego. sibyo? Ariko mpuye n'inzara irandiye, none ntangiye kwibaza ko Imana yavuze ko izangaburira, iby'Imana yambwiye biri he ko ntari kubibona. Rimwe na rimwe nkumva ko ari uko nyine Imana yatinze kuza ku buzima bwanjye ngo intabare, njye nkumva yahita ibikora ako kanya. None niza gucika intege, ubwo urumva ntangiye gucibwa intege n'inzara ngize uwo mwanya, ariko Imana yarambwiye ko izangaburira ikampa ku byo kurya. Ibyo bintu ubundi byahinduka bikagaruka bikitwa ikigeragezo, cyangwa ahubwo ngiye kugeragezwa, ngeragejwe n'icyo kibazo kinteye uwo mwanya. Nyamara twabivuze, Imana ikwigisha inyuze mu gihe. Yego. Kugira ngo ube umuhamya w'ishingiro ry'agakiza ufite no kwizera kwawe. Yego. Kuba umuhamya w'ishingiro n'agakiza biraturuka mu kigeragezo cya Yobu. Niho mbaho urugero. Satani yabwiye Imana ngo Yobu yabuzwa n'iki gukiranuka. Yego. Afite ibyo kurya, afite abana beza, afite imikumbi, ni umutunzi. Wabimpaye se nkabikoraho ukareba ko akomeza kuguhamya. Yego. Eske mu nzara yawe wahamya ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Ntago nabihamya. Impamvu nje ntabihamya, ako kanya ntangiye gukubitwa. Icyo gihe rero nubwo witwa umuntu w'Imana, uri umwizera, ariko ku Mana we nturi umwizerwa. Ku Mana ntabwo uri umwizerwa. Kuko impamvu ntari umwizerwa, ntago ndi kwizera icyo yavuze. Ntabwo uretse no kwizera icyo yavuze, wahinduwe n'ibihe. Ibihe byampinduye. Ibihe byaguhinduye. Kandi noneho umuntu wizera, Bibiliya iravuga ngo itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Nose Marise azazikuka aje guparika, cyangwa azaba aje kurwanya itorero? Azaba aje kurwanya itorero, ariko rizaba riri strong kuko ryubatswe ku rutare. Urufatiro rwo kwizera kwawe ni uruhe? Ni ibiryo se? Hoya, ntago byakabaye ibiryo. None se urufatiro rwawe rwo kwizera ni amafaranga n'inzu? Ntago byakabaye. Ni ishuri se? Nuko wakoze mariage wihuse? Noneho Satani ibyo bigira impamvu, akavuga ati impamvu uyu muntu abaye atya, Yego. nuko afite urugo rwiza. Iyo Satani aje kukugerageza muri rwa rugo, utangira gutuka Imana. Muri session 2 mu kiganiro cya mbere, session 1 twarabibonye. Tubona uburyo Satani akugerageza ari by'abakristo bita ngo ni ukugeragezwa n'isezerano, kugira ngo akubuze umugisha wo mu isezerano. Hari igihe Satani aza akica umunezero wo mu rugo. Yego. Akaruteza inyatsi, akaruteza ubukene. Ubukene bukazana inzara, inyatsi ikazana inzara. Wewe waba uri kugeragezwa n'inzara ukavuga ko byaturutse ku Mana. Hari Imana yabizanye. Hari igihe Satani anyura mu mahitamo yawe, ugafata amahitamo mabi yo kudahahira urugo kandi uri umuntu w'umugabo. Ugafata amahitamo mabi yo kumarira ibyawe kwa maraya kandi uri umuntu w'umugabo. Amahitamo mabi yose agera ku muntu abantu bayita ishuri ry'Imana. Kandi hari n'amahitamo mabi aturuka mu mitekerereze yacu
yaturutse mu myanzuro yanjye na Satani. yego Sibyo, kuko ntabwo tugeragezwa n'Imana cyangwa Satani gusa, n'uburyo dukemuramo ibibazo nabwo bushobora kutubyarira ingaruka ziduta mu bigeragezo. Sibyo? None se Ananiya na Safira ni Satani wabishe? ngira ngo bazize kutubahiriza. Ni amahitamo yabo. Yego, bishwe n'amahitamo yabo. Petero yarababwiye ngo mutaragurisha isambu yari yanyu. Yego. Mufite uburenganzira bwo kwitegeka, none mwari mufite n'uburenganzira bwo gufata mu byo mwagurishije mukavuga ngo mugennye ibi, ariko noneho murabeshye ngo ni ibyo gusa. Ngo ni byose. Ngo ni byose muzanye. Urumva amahitamo ya Ananiya na Safira yarabishe. Niko n'amahitamo yacu ashobora kutubyarira ibigeragezo. Wari uzi ko hari umuntu Imana irambagiriza akanga? Birashoboka cyane. Atavuga ngo nzashaka umugabo duhuje ubwoko, ahubwo nzashaka umugore duhuje, nzashaka umugore wize, nzashaka umugore nkuye muri uriya muryango nawe akirambagiriza akanga ubushake bw'Imana. Yego. Kandi akanubaka urugo rwe rukabaho. Yaranze urw'Imana yamuhaye, urw'Imana yamuhitiyemo. Uyu muntu ari kugeragezwa muri uru rugo, ni Imana ibimugerageje cyangwa ni amahitamo ye? Ni amahitamo. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bageragezwa n'amahitamo yabo. N'amahitamo yabo kuko batumviye Imana. Amahitamo y'umuntu ashobora kumugerageza atari ku ruhande rw'Imana, ariko akaba ari kuzira amahitamo ye. None se ntuzi ko uyu munsi hari abantu bari kubaho mu buzima bahisemo? Wavuye mu ishuri, abandi bari gutungwa nuko bize. Yego. None urahura na bamwe mwiganye ukavuza induru ngo ntibanyibuka twariganye. Ngo twariganye. Hariganye ariko ntibakwigiye. Wari wagiye kwiyigira uhitamo umwanzuro wo kurireka, nyamara bo barikiri kuri tabu. Yego. Amahitamo yawe ni umusaruro w'umwero w'ejo. Utagaragara uwo mwanya, yes, ariko uzategereza gusarura. Ni bimwe twavuze ko kuba imbwa umuntu abihitamo, kuba umugabo nyamugabo umuntu arabikorera. Wemera kugeragezwa nabyo, kandi kugira ngo ube umugabo nyamugabo ni uko utangira wowe ubwawe udashaka ko hari umuntu ubona ko uri umugabo. Sibyo? Hari umuntu twari turi kuganira niba rejo, naramubwiye naho kugira ngo uzaharanire ko umuntu wicaye mu modokari akubona ku nzira ngo aguhere ifuti, uzaharanire ko muhurira muri ambutiyaje ariko kuvugiriza sone imodokari yawe yitambitse iye. Urumva kubikorera biravuna, ariko nta kitavuna kiriho muri inoze. Sibyo? Aho kugira ngo njyewe nzaharanire ngo tumenyane kugira ngo uzagire aho unkura, nzaharanira ngo tumenyane tuzagira aho duhurira nizanye nawe waje. Yego. Sibyo? Rero amahitamo y'umuntu afite icyo kugira. Yego. Hari abantu rero bageragezwa nuko bahisemo bakabyitirira Imana, bakabyitirira na Satani. Ari amahitamo yabo. Sibyo? Rero aba bose bashobora gukira ingaruka barimo. Birashoboka. Yego, birashoboka. Ushobora kubwira Imana uti nabitangiye utabirimo, ariko noneho ndananiwe. Amahitamo yanjye mbonye ko amahitamo yanjye ntayo. Imana irabikunda cyane ko yarabivuze muri Yeremiya niba ari 3:13, yaravuze ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko mwemera ibyaha byawe. Niba uracumuye ku Mana yibwira uti naracumuye, none ndananiwe, mbonye ari wowe wenyine ngwino. Dawidi yigeze yabara Abisiraheli kugira ngo arebe ko amaboko y'ingabo afite yamurwanira ku rugamba akanesha. Imana iramubwira ngo ubwo utizeye intsinzi ituruka kuri njye, ukayizera ituruka mu bwinshi bw'amaboko y'Abisiraheli, ubaze ngwino hano. Iramubwira ngo hitamwe ibihano bitatu: mugiga, inzara, cyangwa kwicwa n'ababisha banyu. Dawidi arambarara imbere y'Uwiteka arayibwira iti nitwicwa na mugiga ni igitutsi, nitwicwa n'inzara abanyagihugu bazakinduka, nabyo ni igitutsi, kandi ababisha bacu nabo nibatwica nabyo ni ikindi gitutsi. Dawidi agwa aho ngaho aravuga ati nunyica njyenyine nta munyagihugu ubigenderamo, nta n'inzara itera, mpitana n'inge wakoze ikosa wirihora abandi. Aravuga ati mpisemo kugwa imbere yawe. Mugiga ni wowe uzayizana yinyicishe hano itaragera muri bose, inzara ni wowe uzayizana yinigishe hano itarakwira mu gihugu, n'intambara ni wowe uzayizana niga igihugu kitaraterwa. Imana imurebye aravuga ngo imbere yanjye ntabahago barahakirira.
mva imbere genda asubirayo aba amahoro inzara ntiyaza mugiga ntiyaba n'abanzi ntibatera kubera iki amenye ko yakoze amakosa arambarara imbere y'Imana niba nawe waracumuye ku Mana amahitamo yawe akaba mabi ugahitamo gukora ibyaha ari ugukiranuka ryama imbere ya Kristo intebe yicayeho n'iy'imbabazi Imana icugushije ibyaha wakoze ntibyangana n'imbabazi imbabazi z'Imana zirenga ijuru zisumba ukwezi zisumba izuba n'ikuzimu zigerayo Imana ishimwe Paulo yandikira Abaefeso yaravuga ngo wabahishurira urugero rw'uburebure bw'ikijyepfo cy'urukundo rw'Imana ikijyepfo n'uruhe se yaravuze ni igihe Imana iva mu ijuru igakunda umuntu uri mu isi igasohoka mu rusengero igiye kureba indaya iri mu kabari icyo ni ikijyepfo Marise ntabwo ari ukuzamuka ni ikijyepfo ku buryo Imana igukunda abantu bakwanga ikajya kuwatawe ni ikijyepfo ikagutambuka ikakugirira imbabazi ni ikijyepfo n'urugero rw'urukundo rw'ikijyepfo rero amahitamo aragerageza ariko wakongera ukanahitamo neza birashoboka cyane kuko uracyariho amen umuntu wahawe isezerano ngira ngo twabivuzeho mu kiganiro cyatambutse hanyuma akagwa agasubira inyuma uyu muntu azahurira hehe n'isezerano ubundi se ninde wamugushije yagushijwe na Satani kugira ngo ave mu byizerwa iyo wavuye mu byizerwa ntibisobanuye ko utakibifite wowe ufite ibyizerwa ariko nk'uko twabivuze nturi umwizerwa kandi Imana irashaka bizerwa izasohoreza amasezerano none wowe wizeye utari umwizerwa mbere rero yo kwizera ibiguhesha iby'Imana yavuze izera ibiguhindura nk'uko Imana igushaka numara kwizera ibiguhindura nk'uko Imana igushaka bizatuma mu maso y'Imana wowe w'umwizerwa Imana ishimwe wowe w'umwizerwa Imana isohoza amasezerano kuko first of all tuba abizera iyo tumaze kuba bizera kwizera kwacu bitugira abizerwa mu maso y'Imana iyo wizerwa ikubitsa isezerano iyo wizerwa ikubitsa impano iyo wizerwa ikugirira icyizere ikagutuma iyo wizerwa ikuvana ku rwego igushyira ku rundi uba upgraded ya upgrading imbaraga zawe irakuzamura igenda igupromoting amen uvugana n'Imana Imana ikamusezeranya ikintu ariko ikimusezeranyije mu rundi ruhande akabona ko Imana itinze kumugeraho kugira ngo asubizwe icyo Imana amubwiye rimwe na rimwe akamera nk'umuntu wiciriye inzira cya kintu akakigeraho hari uburyo ashobora gukora cya kintu kikamubera cyiza nubwo atari Imana ikizanye uwo mwanya uwo muntu aba ameze nk'umuntu wagendanye fotokopi yarataye irangamuntu hari ibyangombwa byinshi hari na serivisi nyinshi utahabwa kuri fotokopi uba ufite injogo oya ni kopi originale ni kopi yavuye kuri originale ariko originale ntuyifite ariko originale ntayo ugira rero hari serivisi nyinshi udahabwa uba ufite ibisa n'ibyo uba ufite ibisa n'ibyo wagenewe ariko si byo wagenewe mpatanga urugero Imana igusezeranyije urugo hanyuma ubonye nyine ko igihe Imana yagusezeranyije urugo kiri kugenda gitinda mu rundi ruhande wiciriye inzira sinzi niba ndibuze kubyita kwicira inzira bivuge neza ndaguha urugero rwa Bibiliya rwose kandi niyo nzira iranoze iyo nzira iranoze wishashemo ka kaburimbo karuzuye rwose inageze iherezo ryayo kuko iherezo ry'inzira ni mu nzu noneho reka mbyerure Imana igusezeranyije urugo kandi uzi ko uzagera kuri urwo rugo ari uko ukoze mariage inkwano zigatangwa ababyeyi bakaza abavuze b'imisango sinzi mu kinyarwanda bikoreshamo ariko noneho urabitegereje biratinze ntubibonye ugahita wishingira mu by'ukuri biraza kumera nka fotokopi mutubwiye adafite original hari umugabo witwa Loti muri Bibiliya mwese muramuzi Imana yamusezeranyije kuva i Sodomu imujyanye Kanani ageze i Sowari aravuga ngo aha ni hafi Kanani icy'ingenzi nuko nta muriro nahungaga umuriro w'i Sodomu noneho ngeze n'i Sowari nta muriro uhari uzi icyabaye Loti yarinze apfa ataragera i Kanani icyo akora Imana yajyanyeyo ukomoka kuri Loti wabaye maso first of all umunezero ukozwe n'urugo rw'Imana ntuzawubona uzahamagara Imana ntize kuko wagiye itarajyayo ni ukugera ku gasozi Imana itariho ukajya mu nzu Imana itarimo ni ukujya kuretira kuri banki utarabikije ni ya fotokopi ni ukujya kuretira utarabikije oya abantu bari kubyumva neza ni nko kujya kubikuza ku mu agent nta mafaranga ugira kuri momo
niko iryo sezerano rimeze. Niko riba rimeze. Nyine wagiye mbere y'uko Imana igenda, Yego. ugera ahantu mbere y'uko Imana ihagera. Yego. Ni igisobanuro cyiza cy'uko n'igihe uzakenera Imana utazigera uyibona kuko ntigeze ibibanze ry'imirimo yawe. None uyu muntu hari reka dusubire inyuma tumara abantu confusion. Hari umuntu wishingira Imana yaravuganye nawe kizamuhereza urugo, ko Imana izamuha urugo, kandi kwishingira nabyo ni urugo. Hari n'uwishingira Imana itaramubwiye urugo ariko yaramugeneye urugo, yego, kandi ibyo nabyo ni urugo. Mumbabarire, shimiye Imana ko nashyingiwe, Yego. ntabwo nishingiye, ariko simba mu bantu bacira iteka ku bantu bishingiye. Uburyo amadini mu byita siko njye mbyita. uwo muntu hari abakirisitu Baramaze bishingiye ntabivuze, nta n'uwo ntumyeyo, cyane ko ntawe nahaye umuranga, n'ubundi bazishingirana n'abo bamenyanye. Njye sincira abantu iteka nk'iryo mu bacira. Hari n'uburyo mwitamo ubukwe ngo ni ubwera, ntabyemera njyewe. Kubera iki? Ntabwo nemera ko ubukwe ari ubwera, ahubwo hejejwe isezerano b'abantu bagiranye niba bazaririnda. yego, Bo bagomba kuryeza cyangwa bakaryanduza ubwabo. Pasiteri ntasezeranya abagiye kubana hesha umugisha isezerano, Yego, na padiri na shehe na executive yewe ntabwo asezeranya abantu burya bagiye kubana, ahesha ubudahangarwa isezerano bagiranye. Reka nigarukire. Noneho uyu muntu wageze mu rugo, yego, azashaka Imana yibure kuko yagiye Imana itari kumwe nawe. ntinazi niba yaragiye. Muri Yeremiya Imana yarabivuze ngo abahanuzi banjye barihuse guhanura. Yego, Kwihuta ni iki? Ni ukuvuga ngo n'ubundi bari guhanura, ariko bahanuye mbere yuko mbabwira ngo nibahanure, ngo sinari kumwe nabo, ngo ntibabaye mu nama zanjye. yego, Bituma bakora igikorwa cyo kuzinura abantu imvugo y'Imana. yego, Ingo zibaho zitabayeho kubw'umugambi w'Imana zizinura abatarashaka gushaka. ingo Ziriho zitabayeho kubw'umugambi w'Imana zizinura abatarashaka gushaka. Hakabaho n'ingo zishobora kubaho kubw'umugambi w'Imana, babiri bakananirana kubera amahitamo yabo. Yego, Abo ngabo ntibazinura abantu gushaka, ahubwo bababera isomo. ashobora kuba yarakoreshejwe n'amarangamutima ye nk'uko twabivuze haruguru, yaranze kumvira ubu Imana yamurambagirije, nabivuzeho. Hanyuma akabikora ku bw'amahitamo ye. Ya mahitamo ye yagera mu rugo agatangira kumugerageza, n'ubwo babutashye inkwano zigatangwa, ba parena ba marene bakaboneka muri ubwo bukwe, hanyuma ariko bagera mu rugo ku bw'amahitamo yabo mabi, nibwo azatangira kwitotomba ngo urugo Imana yampaye n'ikigeragezo. Ububaye nk'umujura ibumoso bwa Kristo, arareba Yesu. Yego, uriya mujura burya yarasanzwe anamuzi, si ubwa mbere bari bahuye. Arabona icyamubambye ariko aramututse, kandi umujura azi ko asigaje umwanya mutagapfa. Aramututse ati nibura umwana w'Imana. Nyine hari abantu uriya nawe yaransekeje kabisa, ariko uzi umuntu upfa agasamba afite ivogonyo, agapfa afite ivuzivuzi, agapfa afite ivuzivuzi n'umunwa ari gupfa ariko afite ivuzivuzi. Rero dufite abantu babonye umugisha ariko bakirengagiza Kristo. Imana yaravuze ati nanjye ibi nabigeraho, si ngombwa imvugo y'Imana. ari babandi twavuze nyine banyuze bicira inzira. Yego, ikintu cyose agikora Imana idahari. Icyakora ikintu nkundira Imana, niyo wabitangira idahari bishobora kugucanga, wayihamagara byakuvanze ikabizamo. Burya warabitangiye idahari birashoboka ko wabisoza ihari. uwo muntu muzaganira kubwira ngo icyambere n'urukundo twari twakundanye. N'ubundi rega ingo ni amahitamo, ntabwo ingo ari ukuvugwa, ari uko Imana yavuze. Kuko mu mahitamo y'umuntu muzima wanatekereje neza, amahitamo yahura no gushaka kw'Imana. Burya ntibazababeshye ngo abantu bose bubaka Imana iravuga, oya, ntabwo iba yavuze. Njyewe ahubwo n'ingo Imana yavuzeho nziha amahirwe, yego niba ariyo, abaye ariyo naziha amahirwe 100%, ariko ingo abahanuzi bavuzeho nziha amahirwe make.
nkubwira akantu kambayeho ngiye kwerekana umugeni tugiye kwerekanwa. Nagiye kwandikisha ubukwe n'umupasiteri umwe wo ku itorero ry'iwacu. Arambwira ngo ko nzi neza ko uri umunyamasengesho, ariko sinzi impamvu yavuze ayo magambo. Ntabwo nzi impamvu yavuze. Arambwira ko nzi ko uri umunyamasengesho, ko tujya duhurira ahantu henshi. Uyu muntu mugiye kubana ni abahanuzi baguhanuriye ngo mubane. Ngize amahirwe nsanga ntabwo ari bo babimpanuriye. Hanyuma arangije arambwira ngo none se warabyeretswe? Ni ukuri ntabwo nzi impamvu yavugaga ayo magambo. Arambwira ngo ni Imana yawe ikwibwiriye ngo uyu muntu muzabane. Ndavuga kandi koko ntabyo, nta nijwi nari numvishe, gusa njye narakunze numva nyine bimpanyirije nuko namuzana tukabana. Arangije arambwira ngo niba umuzanye, ubundi ashobora kuzumana kino kiganiro. Arambwira ngo niba umuzanye ari abahanuzi bakubwiye ngo ni mubane, urugo rwanyu ntabwo ruzakomera. Niba mugiye kubana warabyeretswe cyangwa ukaba waranabirose ngo mugiye kubana. Ariko mfite urugero kuko ndabyibuka, hari umukobwa negeze nkunda, numva nyine ibitekerezo byanjye byagiyeho. Noneho ngiye kuryama nyine ndaryama, ndanamusengera, ndanamurota, nyine ndota twakoze ubukwe. Nuwo nketse se byashoboka wepfo nuwo nguwo. Yego urakoze. Ndangije atuye harya ku Muyumba. Ni hatuye. Sawa. Ndangije ndamubwira nti ibintu byacu Imana yabyemeye. Imana yabyemeye kuko nabirose. Yego. Sinzi barokore turabana beza rwose. Urumva? Noneho pastor nyine arambwira ngo niba warabirose cyangwa bakaba barabiguhanuriye, urugo rwanyu ntago ruzigera rukomera. Ariko niba mugiye kubana ari uko wamukunze, urugo rwanyu ruzaba rwiza. Ubu nibwo naje kumenya icyo pastor yashakaga kumbwira. Ubu narakimenye. Ubu nibwo naje kumenya icyo pastor yashaka kumbwira hagati aho ngaho. Hanyuma rero twari turi ku reka mbanze mbabwira iki. Urukundo rwa babiri babana rwubaka kuruta iyerekwa rya babiri babaye. Yego. Kuko urukundo rurihangana. Iyo abantu baguhanuriye igihe cyo kugeragezwa cyangwa igihe cy'ishuri, burya urugo niyo zose zaba zitagira amahembe n'inkungu zikomanya imitwe burya. Yego. N'inkungu imitwe irakomana. Urugo twabivuzeho ntabwo ari abamarayika bahuriye mu ijuru. Yego. Ni ijuru ritoya ririmo abantu bafite kamere zitandukanye. Byanze bikunze kamere zigomba kurwana. Yego. Mu gihe rero za kamere ziri muri niba nabyita muri training, urukundo nirwo ruza kubisobanura. Iyo wamukundaga ntiwiburayiminga, nta n'umuntu utunga agatoki. Yego. Ariko iyo utamukunze baraguhanuriye tuvuga uti ni Satani yavuze, rwubatse ku musenyi. Yego. Ariko iyo umukunda biba byoroshye. Njyewe nzi ingo zigiye zibaho abahanuzi barabeshye ngo Imana iravuze kandi atariyo. Impamvu ya mbere mvuga ngo barabeshye nuko baguririwe. Nzi umuhanuzi w'umugore nawe uramuzi, bahaye amafaranga ahanurira abantu. Si umwe abikora, ni benshi. Ntabwo ari umwe abikora. Uwo mugore yitangira amapase muri ubwo buryo. Arabwira ati Imana iravuze. Abwira umukobwa akunda umusore, ariko umusore amahirwe nuko umusore yagiye kubwira umugore, uwo muhanuzi kazi, aravuga uti ndamukunda nzakugurira mudushyingire. Ariko amahirwe nuko uwo musore yamukundaga. Aryo ntibyakubayeho? Nge barabampaga nkababwira nti hari n'uwo bampanuriye murebye ndamubwira nti Imana ntiyakorera ikosa ryo guhuza n'iseti nawe. Ndambwira nti nuko namushyize ku ruhande, ndambwira nti nkubwije ukuri. Bari babivugiye mu ruhame mu rusengero? Babivugiye mu ruhame. Ndatuza, bashoje guhanura ndamusohora mujyana ku ruhande, ndambwira nti mfite impamvu zatuma tutabana. Uteye nabi kuko ukunda kuvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Yari umuhanuzi kazi? Yari umuhanuzi ubeshyera Imana. Yarabeshyaga agira kamere iteye ubwoba. Ndambwira nti urugo rwacu twazicana. Ndambwira nti ntabwo nakorohera. Ntabwo twari gukiranuka. Yego. Ndambwira nti kandi ikindi ufite iyi defu. Nayimubwira ndambwira nti Imana ntiyampa umugore uteye gutyo. Yego. Nubwo nubundi nta marayika yari yarandemeye. Ariko nabwo ntiyari yarangeneye dayimoni. Yego. Nubwo Imana itangeneye marayika, ariko nta dayimoni yangeneye. Rero nje bagiye babimbwira benshi nkanabwira nti Imana si izaza kunshyingirira. Yego. Ibyo uzashyingirwa ni nanjye uzaba muri uru rugo
mureke nkoresha amahitamo ariko nuko Imana yari yaravuganye nanjye nagendeye ku mvugo y'Imana n'ibanga ryayo. Hanyuma kandi narabibonye Marise, hari igihe wenda twe tuzabaho ubuhamya ntabwo bisa naho ari ibanga, narabibonye ko ari byo byubaka. Ibihe? Kubaho mu buzima wifatiye icyemezo. Yego, nibyo byiza. Yego. Mbo turi ku isezerano, uburyo bamwe bavuga ngo riragerageza, abandi tugasanga tugeragezwa n'amahitamo yacu, hanyuma abandi tugasanga ibyo twita ibigeragezo mu isezerano atari cyo kigeragezo, ari amahitamo yacu, tugasanga ari ishuri, tugasanga ni ishuri, byose twarabihaye ikigeragezo tuvuga ngo ni Imana yabiduhaye kugira ngo tugeragezwe nabyo, ariko tusanze atari ko kuri, ahubwo ari uburyo Satani yagiye ashaka kuturiganya kugira ngo tumere nk'aho tugiye kugeragezwa n'iryo sezerano twahawe, nyamara atari isezerano ritugerageje, ahubwo ari Satani kugira ngo dutakaze ibyizerwa muri rya sezerano, mu byasezeranye. Hanyuma uyu muntu ubayeho muri ubu buzima wamugiriye ihe nama? Uyu muntu ubayeho muri ubu buzima byose birashoboka. Umuntu uriho ugihumeka afite amahirwe yo kuvugana n'Imana no kwakira isezerano ry'Imana. Burya hari umuntu twavuganaga kuri telefone, mu urugero rwantangaje n'imbabazi z'Imana. Abanyabwenge bava iburasirazuba bajya kureba Yesu aho yari yavukiye i Betelehemu, bataye inyenyeri bayobora bajya kwa Herode. Tekereza guta inyenyeri ukabona umwami, kandi wabonye umwami wumva ko ubuzima bwose bumeze neza. Uri ku meza y'umwami, uri kurya ibiryo by'ibwami, uri kumwe n'umwami, nta n'uwakuvuga urinze umwami arakurinze. Ariko nyamara bataye inyenyeri. Ikintu gitangaje, bavuye kwa Herode basohotse mu nzu ya Herode, basubiranye inyenyeri. Niba wari uri muri ubu buzima, reba ni iki cyagukingiranye, ni iki cyakugushije, ni iki cyatumye utakaza ibyo kwizera, ni iki cyatumye utakira umwizerwa mu maso y'Imana, bikureho. Wongera ubwira Imana uti nari narambaraye, naraguye, naracogoye, narananiwe, ariko noneho ndagarutse. Reka nongere mbe umwizerwa mu maso y'Imana, nongere nkorane nawe Christo nshoboze mu mahitamo yanjye mabi. Unyeze umihirwe. Imana irabikora. Ibyo kugenda avuga ngo iby'Imana yambwiye birangerageza, kubera ko mbitegereje nkaba mbivuze. Dutangira iki kiganiro ntacyo atumvisha, ntabwo akiri kugeragezwa n'iby'Imana yavuze, ashobora kuba ari amahitamo cyangwa ari Satani kugira ngo imukureho iby'Imana yavuze. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Garukira Imana, Imana izakugarukira. Aho wavuye ukagwa, niba Bibiliya ivuga ngo nimwibuke aho mwavuye mukagwa, ongera ubyuke. Ni ibintu byoroshye, bisaba kwemera gusa, kandi ibi ngibi nta muntu ujya kubibwira, bisaba kwemera hanyuma ugaca bugufi. Hari n'umuntu ugeragezwa na kamere ye, ugasanga ari kurwana n'imitekerereze yiri gukubitana n'iy'uwo babana, ugasanga ibyo byose biraza kuba impamvu ikoreye intambara. Reba ko atari amahitamo n'imiterere yawe. Numara gusanga atari amahitamo n'imiterere yawe, urebe koko muri iki kigeragezo, niba atari amahitamo n'imiterere yanjye harimo icyaha, ntabwo naba ndi kugeragezwa na Satani. Niba se atari Satani, niba nta cyaha kirimo, Satani ntiyambona. Uha icyo gihe nacyo, ukibwira uti wowe uriho, ariko ejo buzaki, nibucya ntuzaba ugihari. Nigeze mbabwira nti amakuba n'ibyago kuri njye ntibihoraho. Niba bidahoraho, abakunda ibyago byanjye n'abakunda amakuba yanjye nabo ntibazahoraho, kuko amakuba yanjye nayo ntazahoraho, kuko azashira, nayo azashira. Iyo igihe gishize rero kimara n'ibyacyo, nimuhumure. Imana ishimwe. Turi kugenda tugana ku musozo, reka mbwire bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro, ni ukuri ntabwo ari Imana yakugerageje pe, si Imana yakugerageje, si iryo sezerano ryakugerageje, ahubwo ni Satani washatse kukugerageza kugira ngo wikure mu mugambi w'Imana. Kandi Satani ni indyarya. Satani wakuye umuntu muri Edeni, ntabwo yananirwa kugukura mu rugo. Satani wakuye umuntu muri Edeni, ntiyananirwa kugukura mu akamusohora mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana Satani akawurogoya. Satani wakoraga cyagiye ntiyahindutse. N'uyu munsi Satani izo mbaraga arazifite zo kugerageza umuntu w'Imana. Reka tureke kubyitirira Imana ngo nitugerageje, ahubwo ubwo tumaze kumenya uruhande duherereyeho n'uburyo ibintu byagiye bituzaho, tumenye naho byagiye bituruka,
reka tuvuge ngo noneho reka dukosore ibintu twari twaragiye dukosa. Ikindi kugira ngo umuntu agere ku isezerano, ndavuga nawe turi kumwe muri iki kiganiro, kugira ngo ugere kuri iri sezerano rero biragusaba kubyuka niba waraguye. Yego. Ntabwo wabwa ngo unanirwe kumenya ko waguye. Ntibishoboka. None se waba uryamye ukabeshya umuntu ngo uricaye. Bundi hari ibintu bitatu utabeshya. Ntushobora kubeshya Satani, Imana n'umutima wawe. Yego. Satani ntiwayibeshya ngo nta byaha ugira kandi ariyo yagukoresheje ibyo wakoze. Yego. Imana ntiwayibeshya ngo ntiwakiraniwe kandi byose bikinguruke nk'ibyambaye ubusa. Yego. N'umutima wawe ntiwawubeshya kuko urakuzi. Yego. Niyo mpamvu umugore ashobora kuba yatarahabaye cyangwa umugabo ntabe yarahabaye mu kazi, aho wagiye ugwira hose urahazi. Yego. Ariko nubwo waguye hari icyo wavuganye n'Imana. Yego. Ndagusaba muri iki kiganiro wongera ugirire Imana icyizere ubyuke. Noneho bya bindi byose uri kubona utari kubona, iyi mpamvu utari kubibona ni uko uryamye. Ubundi uzabwirwa n'iki ko byaje kandi uryamye. Byuka kugira ngo usingire icyo Imana ishaka. Amen. Turabashimiye kubana natwe muri iki kiganiro kandi ni umugisha. Nawe reka tugushimire. Amen. Hanyuma n'ubundi ndagira ngo mudusezere bano bene data. Reka dusenga n'Imana, aho warunaniwe Imana igushoboze, aho watsinzwe Imana ikuneshereze. Imana ni umugenga wa byose, niyo igena byose, niyo ishobora byose. Ubwo ari kwiri wari uvuze ngo Satani wagerageje Adamu akamukura mu ngobyi ya Edeni, ko yakoraga n'uyu munsi aracyahari. Nanjye reka mbabwire ngo Imana yambitse Adamu na Eva bavuye muri Edeni, n'uyu munsi iracyambika abantu. Birashoboka ko hari umugambi wari waravuyemo, birashoboka ko hari ibyiza watakaje, birashoboka ko hari inzira warenze ukagendera ahandi, ariko reka nkubwire ngo Imana yashakiye Adamu na Eva umwambaro nyuma yo gucumurira muri Edeni, iracyambika abambaye ubusa, iracyazura abapfuye, iracyeza abanduye. Amaraso ya Yesu ntarashira imbaraga. Amen. Mana Data twese uri mu ijuru, uri agakiza kacu, tubabarira twacumuye. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi ibicumuro byacu kabijyana kure. Ndagushimiye kujya ubyibagirwa. Imana ijya yibagirwa gukiranirwa kwacu, ahubwo ikibuka imbabazi n'ineza kuri twe. Amen. Kuboko kwawe kw'ineza ni kube kuri twebwe kandi utubyutse. Uyu muntu uremererewe n'amakuba n'ibiharimo biturutse ku mahitamo cyangwa se muri situwasiyo yazanywe na Satani ku buzima bwe, muneshereze. Uyu muntu ushaririwe n'ishuri ry'Imana kugira ngo umwereke urugero ariho, mumenyeshe icyo uri kumwigisha kugira ngo mu byanditswe byera no mu byigishwa biturutse kuri wowe duhinduke abanyembaraga muri byo, tuba batsinze ku bwawe. Ni mu izina rya Yesu Christo dusenze twizeye. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.